Igitondo cyiza baye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha mwami wacu Yesu Kristo aduhaye n'amahirwe tugize hano yo gusangira namwe ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Reka dusenge dusaba Imana kugira ngo ibane natwe. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezerewe kuri umwami wacu, tubabarire gukiranirwa kwacu kose, wirengagize intege nke zacu maze wumve gusaba kwacu muri iki gitondo n'ubusabane bw'imitima yacu nawe. Uganze utegeke kandi utwigishe kugukora no kugukunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Baye ikaze cyane muri iki gitondo cy'umugisha mwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Ndagira ngo dufatanize no gusoma amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoni cyangwa se Zefaniya, ibice byaho bitatu, ndahera ku murongo waho wa 8. Aravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati nimuntegereze mugeze ku munsi muzahagurutswa no kubanyaga, kuko nagambiriye guteraniza amahanga hamwe, ibihugu byose binteranireho, mbasukeho uburakari bwanjye n'umujinya wanjye ukaze, kuko isi yose izatsembwaho n'umuriro wo gufuha kwanjye. Ubwo nibwo nzaha amoko ururimi rutunganye, kugira ngo bose babone kwambaza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Abazanshashazaho ari bo bana banjye batataniye hakurya y'imigezi no muri Etiyopiya bazanzanira ituro ryanjye. Uwo munsi Isirayeli we, imirimo yawe yose wankoreye ukancumuraho ntizagukoza isoni, kuko ubwo nzaba nkuvanyeho abibone birataga, kandi ntuzongera kwishyira hejuru ku munsi wanjye wera. Ahubwo nzagusigamo ubwoko bw'indogore n'abakene, kandi baziringira izina ry'Uwiteka. Amen. Amen. Aya niyo magambo nifuza ko tuganira muri iki gitondo. Ni amagambo meza, navuga ko ari amagambo afite izindi mbaraga zikomeye, kubera ko ni amagambo yerekana, sinzi ukuntu navuga, ni amagambo yerekana urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe. Kuko Imana iravugana natwe ngo izatugirira neza, yewe nubwo hagati muri twebwe harimo bimwe byagomba gutuma itatugirira neza, ariko Imana ikavuga ngo izatugirira neza. Imana ikavuga ngo nzabana namwe. Imana ikavuga ngo nzabagira abo kwishimirwa, ngo ndetse muri mwebwe ngo nzabasigamo ubwoko bw'abakene. Mu Bibiliya y'Igifaransa bavuga ngo un peuple faible, nzabasigamo abantu b'abakene, ku buryo nabo abo bantu baziga gukunda Imana no kuyikorera. Kubera ko ngo icyatumaga mugira ubwibone mugakora ibidashimwa n'Imana, nuko hari abantu babanaga namwe badashimwa n'Imana ntakunda. Abo ngabo nzabakuramo mbashyire ku ruhande, kugira ngo namwe mubashe kunkorera munezerewe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu ari ikintu gikomeye ni uko Imana hari igihe ireba vulnerability, ikareba ibituma utayikorera mu buryo bukwiriye, ikareba n'intege ushyiramo kugira ngo ubashe kuyikorera, ikabona ntabwo biri kugerwaho, ikavuga ngo ngiye kumukorera igituma noneho abasha kunezeza, ngiye kumukorera igituma abasha kunkorera, igasa nka ikiriyaringa inzira kugira ngo ubashe kuyikorera unezerewe. Bene data, mubyeyi nk'uwo wamubona gute? Mubyeyi nk'uwo wamukura he? Mubyeyi ukura ibisitaza mu nzira kugira ngo ubashe kumukorera unezerewe, kugira ngo ubashe kuganduka. Ko murabizi ko mu ntege nke zacu za buri munsi kuganduka bisa nkaho biba bigoye, kuganduka bisa nkaho bitugoye, ariko Uwiteka muri iki gitondo aravugana natwe ngo ibitugoye byose arabizi, ibituma utaganduka byose arabizi, ibituma utamukorera neza byose arabizi. Aravuga ngo nzakora ibishoboka byose kugira ngo abana banjye barusheho kungandukira. Ndagira muri iki gitondo utekereze kuri uko kuganduka kw'Imana, maze uyibwire ngo mwami, ndifuza kukugandukira, ndifuza kugukiranukira, ariko ibi n'ibi biri imbere yanjye, mwami nshoboza kugira ngo ukiriyaringa inzira, mbashe kugukorera, mbashe kukugandukira, mbashe kugendana nawe mfite umutima utancira urubanza. Kandi Yesu akavugana nawe ngo azakugirira neza, azakwitaho, azakuremera ishimwe, azakuremera ibituma umutima wawe ukomeza kumva udafite igishyika, kandi azakora ibituma urushaho kumwumvira no kumukorera, kandi azakura ibisitaza byose mu nzira, mu buryo uzaba wemye mu kumukorera no mu nzira y'agakiza wahisemo. Uyu munsi muri iki gitondo njya nkubwire ngo kandi abazasigarana nawe bazubaha Imana. Abazasigara nawe ngo bazasigara un peuple faible, hasigara abantu bari faible, ariko
bifuza kugendera mu nzira nk'izo nawe ugendamo. Ndagira nkubwire ngo inshuro nyinshi hari igihe abantu benshi twibwira ko ari abanyembaraga aribo bazadufasha umurimo w'Imana. Mu myaka igiye kuba hafi 25 nkora umurimo w'Imana muri ministeri, nagiye mbona ahubwo abantu basa nkaho ari abanyantege nke ari Imana ihagurutsa igakoresha. Abantu basa nkaho badafite imbaraga niba Imana ihagurutsa igakoresha. Ndagira nkubwire ngo nawe Imana iraguhagurukije kugira ngo uyikorere nubwo wibwira ko uri umunyembaraga nkeya. Uwiteka arifuza gukoresha. Muribuka uko Imana yabwiye Gideyoni, avuga ngo haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana. Gideyoni yibonye nk'umunyantege nke, ariko Imana imubonamo imbaraga kandi iramushoboza. Muribuka ijambo Imana yabwiye Mose ubwo yatinyaga kujya muri misiyo ikomeye Imana yari imuhaye. Imana yabwiye ngo genda, si jyewe ugutumye, nzagendana nawe. Haleluya, nzagirana nawe. Nawe Imana iri kumwe nawe. Ukure uyisabe mu isengesho ryawe muri iki gitondo kugira ngo ikure ibisitaza byose mu nzira, ikure ibintu byose mu nzira bituma utabasha kuyikorera, maze ikugirire neza, ikugirire ubuntu, iguhe faveri yayo, ikureho ibyakubuzaga gutera intambwe ujya imbere kandi bisa nkaho bikurusha imbaraga. Hanyuma igusigire un peuple faible, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ngo hazasigara gusa un peuple faible. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Bibiliya y'Igifaransa bivuga neza ngo hagati muri mwebwe nzasiga ubwoko buciye bugufi kandi ubwoko bw'ubunyantege nke budafite imbaraga, kugira ngo abo bantu nabo bazabashe kuganduka. Iyo umuntu yibwira ko ari umunyembaraga hari igihe ataganduka. Iyo twavugaga ubutumwa bwiza tubwiriza abantu bibwira ko basanzwe bakomeye, basanzwe bazi Imana, basanzwe bemewe cyane mu madini yabo no mu matorero, basanga batinda kubyumva. Bavuga ngo we are well off, tumeze neza ahangaha nta kibazo dufite, uratubwira iki? Tumaze iminsi tubyumva, turakorera Imana natwe. Hanyuma ntibashaka kumva indi perspective yo gukoreramo Imana. Ariko Imana iravuga ngo iyi Imana ibahamagaye izabanza ikure ibyo byose by'ibishyitsi bituma mutabasha gukorera Imana neza, ibikuremo ibyo by'ibishyitsi, isige un peuple faible. Sinzi niba abantu bakuri iki kiganiro mate muri iki gitondo bumva icyo kintu ukuntu kiremereye cyane. Un peuple faible biravuze ngo niba abantu badafite ubwibone, niba abantu baganduka, niba abantu baca bugufi n'ubwo bafite amashuri menshi, niba abantu baca bugufi n'ubwo bafite amafaranga menshi, niba abantu baca bugufi n'ubwo baturuka mu miryango ikomeye, niba abantu baca bugufi n'ubwo bafite ibintu byinshi bituma bashobora kwishyira hejuru. Akavuga ngo ndifuza kuganduka, ndifuza kumvira umushumba wanjye, ndifuza kumvira umuyobozi wanjye, ndifuza gutega amatwi icyerekezo turi kujyamo, ntabwo numva ashaka guhangana, ndifuza kugandukira Imana hamwe n'aba bantu aho Imana yanshyize. Aho ngaho rero tuvuga ngo Imana iva mettre un peuple humble et faible parmi nous kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana. Ndagira nkubwire ngo wowe abo dukorana cyane cyane umurimo w'Imana muri ministry, mukomere kandi muganduke. Uwiteka ari kumwe natwe kandi azakura ibishyitsi byose mu nzira kugira ngo tubashe kumukorera duciye bugufi kandi turabo kwizerwa. Hanyuma natwe dukugire umutima wo kumubwira ngo data, tuvuze gukorera iminsi yo kubaho kwacu yose. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze, abiteho kandi arusheho kubahaza ibyiza byose mukeneye none iteka ryose. Amen. Mwami Yesu, haza kwifuza kwacu kandi ukure inzitizi zose mu nzira zatuma tuwukorera uko bikwiriye. Udufate dushyigikire no mu ntege nke zacu kugira ngo tuwukore kandi tuwugandukire iminsi yo kubaho kwacu yose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze, abiteho hamwe n'imiryango yanyu. Ndabakunda. Jyewe ni Theogene Kayiranga, umwigisha w'ijambo ry'Imana mu kiganiro Romate. Umunsi mwiza. Bye.